Rero ni umukire w'umumiliyoneri. Rero ubu gahunda igezweho nuko ubungubu tageti ugezweho ari Alice rero ese araza gupfa, ese Alice nawe bagiye kumwica nk'uko bishe Kami. Reka turebe, twabonye uwitwa Aria abonana bwa mbere n'uwitwa Papa Alice, arangije aramubwira ati rero nanje kureba umuhungu wanyu Dani. Undi aramubwira ati ese Dani muziranye he gutya na gutya. Dani rero yabeshye ikinyoma, aravuga ati Dani nahujwe nawe na Kami yari inshuti yanjye, rero niwe wamuje na Dani. Rero nanje kumureba kugira ngo wenda ndebe ukuntu ameze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero uwitwa Papa Alice yamubwiye ati ese wowe ndagira ngo nkwibarize, nkubaze amakuru nk'inshuti yawe, ngo ndavuga Kami, nk'inshuti yawe Kami, ese wambwira ni ubuhe buryo wambwira, ese ntabwo muramenya amakuru y'umuntu wishe Kami? Ako kanya rero ntabwo yari azi ko arimo kubwira umwicanyi ariwe ruharwa, ariwe Aria yamubwiye ati rero njye numva, nyine nawe yese ashyiramo umunyu, ati njye numva bavuga ngo Cedric nyine musaza we niwe wishe mushiki we kugira ngo abashe kuba yabona iriya mitungo. Ati kugira ngo abashe kuba yabona mitungo. Undi aramubwira, aramwinjira ati se ubona Cedric uwo nguwo yabasha kwica mushiki we? Undi aramubwira ati se abantu kari bagari, nyine asa nkaho nawe ashinjije uno musore wacu Cedric ko ashobora kuba ari wiciye umushiki we, kandi mu by'ukuri ari we wamwishe. Ako kanya rero twabujije twibonera uwitwa witwa Alice yahamagaye witwa Lucky, mwebwe ko ari we benshi bitabaza. Aramubwira ati ndagira ngo nkubwire rwose birandemereye, ndumva mbabaye. Ati ndimo kugenda numva inkuru ibabaje yuko witwa Cedric umukunzi wanjye barimo kugenda bavuga yuko ari we wishe mushiki we Kami, kandi rwose umuhungu nkundana nawe Cedric ndabizi neza ko ibyo bintu atabikora, ndabizi neza ko atabasha no kwica isazi. Rero akenshi nyine iyo ukundana n'umuntu uba ubizi ikintu abasha gukora n'ikintu atabasha gukora. Ako kanya rero witwa Lucky yamubwira ati ndumva rero bimeze nabi, ati ndaza kukureba tubiganireho. Ako kanya twaje kubona witwa Cedric asanga Trish ahantu yarari, amubaza nimba uwitwa Dani aramutse avuye muri kampani hari ikintu byahungabanyaho kampani. Hano rero muribuka ko ubushize Dani yaje ashaka kurwana n'uwitwa Cedric, ashaka gukubita kandi ari boss we. Arangije aramubwira ati rero ndagira ngo umbwire nimba Dani rwose, kuko uriya musore ngo ndashaka kumwirukana. Undi Trish yamubwiye ati rero Dani urabona nawe yari afite ikintu atumariye, kandi ikindi wikoresha amarangamutima yawe cyane, kuko urabizi neza ko impamvu ababaye ni ukubera mushiki wawe. Niyo mpamvu urimo kugenda wumva abonanye yumva amagambo yose nyine akayumva, kumva nyine ko yaba ariyo, kandi kuko Dani urebye nyine ntabwo nawe wapfusha umukunzi wawe ngo bigende neza. Aho ngaho rero twavuye turangiye twizira kuri Lucky, yari arimo guhamagara wa musore warashe Sharomo, ubwo bari baranamwirukanye. Yamubwira ati rero ndashaka kugira ngo mwihanganishe mwepore, ariko gusa ndagira ngo ngusabe mubwire n'akantu. Ati hari ahantu njya mu kazi nabonye umukobwa mwiza rwose, ubwo yavugaga Trish turabizi. Ati rero ndagira ngo mubwire yuko mukunda. Ubwo twarabibonye aho nta nubwo twatinda, twarabibonye yuko uyu musore akunda yumvamo Trish cyane, kuko yagiye amubwira yuko ashobora kuvamo umukobwa mwiza, ashobora kuvamo umugore mwiza. Rero twagiye tubyumva rwose cyane. Rero kandi yavuze ati kandi nabonye rwose atari kubyemera, ariko ntabwo ntekereza yuko Trish yakanga Lucky, kuko mbona banabiranye. Ubwo ngabo twavuye turangiye twizira ku musaza wacu ari we
Papa Alice yahamagaye Dani arangije amubeshya ikinyoma cya danje, amubwira ati rero ndagira ngo umbwire muri iyo kampani yanyu, ese wahani gute, ni bimeze bite muri iyo kampani yanyu, kuko hari abantu nshaka gubahuza nabo. Ati rero ndagira ngo umpe lokasiyo, hari abantu nshaka guhuza nabo nyine nabo mukaba nyine mwakorana, kugira ngo abashe kuba yagera he kureba Cedric. Twabibonye witwa Dani yahise amuha location y'ahantu bakorera. Twaje rero kubona witwa Dani ari kumwe na Alice arimo kumubwira ati Dani uko babaye urimo kurira, urimo kwikimwa, umuhungu yarize cyane. Arangize Dani aramubwira ati nabasabye akantu kamwe yuko mwankorera, mwanze kukankorera. Ati ariko kwiki, undi aramubwira ati ariko nizere ko utakirimo gutekereza yuko Cedric yaba ari we wiciye mu mushiki we, kuko ari byo ndakubwije ukuri yuko waba urimo kumubeshyera rwose, ntabwo Cedric yakicira mushiki we. Dani rero yahagurutse arangije ajya hanze avugana n'uwitwa Trisha yamuhamagaye, arangije baravugana. Arangije Trisha amugira inama, aramubwira ati rero ugomba kwegera boss wawe ukamenya yuko Cedric ari boss wawe. Ntabwo agize amubwira ko Cedric ashaka kumwirukana, ariko nk'uko yabwiye Cedric akamubwira ati ugomba kwegera Dani, na Dani yahise ahamagara na Dani aramubwira ati rero nawe ugomba kwegera Cedric, mukareba uburyo mukemuramo ikibazo, ibintu bitagiye kuba birebire. Dani rero yabaye nk'ubyumva, aravuga ati nta kibazo ndaza kubitekerezaho. Agaruka mu nzu ubona asa nkaho yishimye ameze neza. Arangije aza abwira Alice aramubwira ati rero nagira ngo nkubwire yuko papa yambajije ibintu byo kuvuga ngo arimo gushaka guhuza ngo ari abantu ngo bavuye hanze ngo bashaka guhuza ngo na kampani yacu. Rero yambajije location. Rero Alice akimara kumva ibyo bintu yahise avuga ati ahubwo ubwo ngubwo arashaka guhura na Cedric. Niyo mpamvu. Ati rero urumva nawe ibintu nyine ukoze. Ati rwose nta yindi mpamvu ugarashaka guhura na Cedric. Ati ahubwo kamamagare Cedric. Undi ahita avuga ati ati koko uzi ko ari byo. Ati nsigaye ntekereza ibintu nyine bikagenda bikanancaho. Twahise tubona rero witwa Aria ahamagara abakozi be babandi bishe Kami, n'ubundi arimo kubabwira ati rero ubwo ikirego cya Sharon bagifunze nta nuko kikinkurikirana nyine. Ati rero mugomba kwitegura, ubu ngubu ugiye gukurikiraho ninde, ni Alice rero ubu ngubu niwe uri kuri liste y'abantu bagomba gupfa, kugira ngo dukomeze tubabaze witwa Cedric. Ibaze rero ese biraza kumuhira, ese Alice nawe yaza gupfa gutyo, bise biraza kumuhira. Kadukomeze tugeze ko uno mukobwa byanga byakuna nawe ndabona bizarangira nk'uko Sharon byarangiye. Aho ngaho twaje kuhabona turangije twibonera uwitwa Cedric ari mu biro. Mwibuke ko Papa Alice yahawe icyo bita gahunda, yari yahawe icyo bita location, yahawe ahantu kampani ikorera. Maze noneho yagiye kubona abona Papa Alice arinjiye. Ese Papa Alice namara kubona ko ari wa musore bageze no gukubitanaho, biraza kugenda bite? Ese noneho Papa Alice agiye kuvugana iki na Cedric? Ciao mukomeze mugire ibihe byiza, mbitse gukanda subscribe, mugukanda share, like na comment. Ciao mukomeze mugire ibihe byiza.